Ma. Ni iki se wowe? Bi. Harira kuva rya rukundana na Kenya. Ntabwo dukundana na Buryo mpura na mama wakanuka kuva rya rukundana na Kenya. Ntabwo dukundana ngo jya hano hasi. Urabimbwira upfukame. Serious? Ndakubwiye ngo upfukame hasi. Pfukame? Nasone. Nakubwiye ngo upfukame hasi. Umuntu akubeshye pe. Yarankundana na Kenya. Kuva ryari ukundana na Kenya. Ku buryo mpura na mama wakanuka kambwira amagambo mabi ngo yarakuriye yagize gute. Yakuriye kugira ngo uzijye wirirwa ukurukana na kara gahungu kigize ikirara. Ntasone. Mareka mbwire serious kujyagenze ariko guimbesha kugenda ngaho mbwire suragera na mbwira uyu munsi urambona. Habura ku munsi umwe ngo ntahe. Ndi mu mujyi nyine turahura arambwira ngashaka ko ngatsoka nyine ngo tukaganira. Ariko byanga umuntu nyine umuturanyi wanjye twaduriye mu mujyi. Ubundi muganira ngo ngushyire nyine twenya nge naragiye uko wundi nari butayo nawe tuba munsi twasohokaniyeho arambwira ngo nyine ngarankunda iki n'iki ngo twabone ko twakoranye ariko ngiye yarankundaga nyine sina ndambwira nawe wumva nyine umukobwa wo gukundwa ujya mu babanje ukanyumva nge ntabwo nigeze mwemerera namubwiye nyine ko nge nabishaka kandi ntanabirimo deni none byavuye he rero kugira ngo nyina ntuke yageye kugera ku rwego rwo hagenda kubibwira iwabo njyewe nta kintu na kimwe bigeze umbwira nyina arinda hantukira mu muhanda ndimo ndagenda niko n'agaciro uri muri Yo man, what's up? Ko nakubuze se kwanje. Nta muntu wari nkaje nono. Ndahari man. Ha. Urahari. None uyu munsi noneho sasa rero kuri ibintu bimeze. Mfite diboro nka yayire. Ntubise ko tusanzwe dukorana se? Ndabizi man, ariko kakazi wampaye. Kare kabisoje nuko nabaye umuntu nyaruka. Aba ndabuze nyine. Ko byari bikaze. Biba ari byo nyine. Iyo duhuye, je mba nari. Man, none hari didiro mfite. Uri kumva? Kuvuga ngo akakaja murakaze se uyu mujama ndabona mose man ndamubona uyo ngoyo gahunda uko zimeze rero nubwo muzi ubwo biroroshye rero ni bwoko kisi jya ugura ikiraka uyu mukapo nshaka ngo mu masaha 28 mbamenya ahantu ataha 28 mbamenya ahantu ataha agushirana nta kintu mvugana nawe ntubize boss nawe bicira ariko ndabizi wimbwira ibyo ni ukuvuga ngo akigushirana nta kintu mvugana nawe uyu amasaha 28 ni menshi njyewe ni amasaha 12 okay ni ukuvuga ngo njye uranyereka ahantu ataha gusa ukurikira umuntu ngamenya ngo atashye okay ibindi byo tuzabivugana nyuma sibyo kibazo kabisa boss bambwira ushaka ibiceri bingana gute ibiceri ntare oya ukirwa wivuna ukirwa wivuna ngiye kuyagushyirira kuri phone nta kibazo cy'amafaranga ya yindi kanda kakanyenyeri gukurikizaho yamubwira birangiye noneho rero nabonye amafaranga kandi uri kumva bitankiraho n'akantu ka bonus nibyo ariko uyabona se thank you boss ubwo gahunda tayari twongera kuvugana unyereka cyabaye reka bwunge muri mu kazi nawe usigaye inkoma nyiwayibye none shaba zakwica ndagazwa ariko kuvuga ngo ingaru wahura nazo zose unzanyemo nukuguca zose nzi uburyo nka varenga mani diro sanje nibyo uyu munsi sawa nari umusaza komeza nari
guhobera wowe si ukwemera amakosa wakoze ariko amakosa bwoko ki se kandi none ntabwo uzi amakosa wakoze amakosa jewe wowe ese ubundi reka nkubaze kabiri kangange ukaguteretera se kumva barakaye none byagenze subiza ndakukubaza kuba kabiri kangange uko aguteretera jewe neretera ya ese ubundi ndagutumye kujya kubwira mama wabyo twavuganiye hahandi kuri aka k'ikigali kagere inkuru none nose yaje kubibabwira ariko nabitanje wanjye kugira ngo yabanze utuze don't touch kugira ngo mutege mama wanjye mumubwire ibigambo mugende mumurondogorere njya nkundana nawe nyine ariko byaba nabyo njya nkundana nawe se urasara ibitanje mani wajye wowe umva please wimfata kumva narakubwiye ngo ushaka abandi bakobwa muberanye ntabwo mberanye nawe sava kandi akambwira ati nimba mwana nandihiriye I know ndabizi ni igihe gito gusa wowe kumva amafaranga yawe nzayagusubiza y'iwanyu nako sinayawe nzayabasubiza nimara gukora nzayabasubiza pe ubwire basi birakara kandi kuba mwandiye ntabwo bizaba impano y'uko ntabwo ari njye nzaza kuba impano y'uko mwandihiriye ngo nze singiranywe nawe amana ababyeyi n'ababyeyi mani ibyo wipanika ngira basi umva akanya kikatutumye wifata ntabwo mbikeneye hari we nkeneye kurana icyo kintu nkeneye kunambwira ndakwinginze basi umva wipfukama haguruka kuko n'ubundi njye nta kintu kimwe tuvugane nawe ahubwo uri kumarura umwanya reka nigendere sibyo ngomba nyine basi akanya kikatutumye basi ndakwinginze reka mubwize ukuri umwanya narawuguhaye ibyo wakoze narabibonye sibyo ujya ujya kubibwira nyoko ntabwo muzi kirondi mwiganye kera aribyo ngiye kukubwira nyine mbwira wowe urimo uranyingira subise ko namukundaga nyine ndabizi nyine tuvuye ku ishuri ejo bundi duheruka guhura hariya hepfo hafi y'iwabo ahantu twahuriye yambwiye ngo ni iwabo pe ariko yanyiriyeho ku buryo n'ubu ngubu mbitekereza umutima ukanje yakwiriyeho yanyiriyeho naramubajije n'iwabo yanga ko uhambwiye sha none se ubwo urumva umuntu agushaka kuko utekereje neza nawe mbonye wo mbwira ikibazo cyanjye ntabwo ntabwo ari byiza kwirukira umuntu utagushaka inama zawe nazumvise ese wumva utari kuruhira ubusa mwana ubusa se gute hari erga
biba byiza iyo umuntu nyine uri kwirukira nawe nyine aba ari kwirukira none kigera bigakunda sheri mbabarira ntabwo nzacika nyuma y'imyaka yose uba wumva ibyo urimo byose ahubwo ushobora kuba nyine mani wituma nyine amarangamutima yawe ukontorora bigeze aho ngaho wowe nimba umuntu ubona ko nyine atagukeneye mu buzima bwawe si okay mureke ntabwo ari uwawe kandi iyo ibintu bitari ibyawe nyine urarekana inama nazumvisha sheri ngaho igendere nyamara ibyo igendere sheri wanjye igendere nakumvise urakoze cyane sibyo bayi komeza ugubwe neza bose amafaranga warayampaje kwa wa musore ni hariya ubu nunkenera uzahita umbwirana n'agasozi ntabwo ari ibintu bya danje urugo ni ruriya kwa urabizi neza karanga maze iminsi mucunga 24 nza yuzura ntarava inyuma y'iki gipangu ndabizi neza ko iwaba ari hano nanga ni hano nabonye nahanga ndabikubwira kangaye boss urumva twakina ku mafaranga yawe nakina nawe uramutse ukine nanjye waba ushaka gupfa abizi inyuma yaho hazamwe ibindi bibazo ubu nabidanje none ubwo wowe nabidanje ubwo njye nakigendera dore ko kwa wa musore ni hariya ubwo njye nahita niviramo nkagenda ntabidanje ibindi ukabyimenyera ibindi ndabyimenyera kereka abaye ndi support unshakaho oya nakurabura ntabidanje man po kabisa kandi turi kumwe bandi mujama none ubu ngubu arambona ariko tu Zari pesa kwa wanje. Makuru yawe. Ni muvoma nawe. Ani mu rugo se. Bavuga bagira. Mbenicha. Hano. Kwanza nicho jana ku ntebe. None yicarira kabisa. Namba nibereye. Yicaye. Nicara ku ntebe. Se bro man bimeze biti nge nago nkuze man. Urinde sabwo ndago nkuze tu. Bana rubwo shanu bwa mbere ngabonye kabisa. Ntabwo nzi. Shanaga nkuze kabisa. Ahubwo se urinde nyine tu. Bro ayo mazi nayo nkwa man rubwo. Nabidanje man injere kandi tutanogeza amazi. Yo nkanagira hasi se. Se vipi urinde se wundi wowe bite. Tumane ko nduzo ubwo nafite umutwe muremure ntuzi nazo ukuntu umeze muri mind yawe. Okay muri bande se banyakubaho. Banyita Ken. Nubwa mbere umvise iryo zina. Ken? Eh. Ken. Ken numva ni benshi tu. Mane wiki ryagagura ngo ujye uvuga utobore mane. Nango umuntu uvuga urandaga ni. Bro bimeze bite nago mbambura umwumvise. Okay urambwiye witwa Ken ndakumenya ko witwa Ken. Ikindi kibazo ufite n'iki? Tumane ko nduzi ufite agasuzuguro kameze ukuntu mane. Usazi wanje mane. Kamubwiza. Aha ni wanje bro. Usazi wanje mane. Dora kavuma ndagasha ni wawe. Ya ni wanje ndaharara cyari mu kiraro cyawe. Ni wawe nushaka uhite mu kiraro cy'inka ariko nge ndaharara mane. Ubuzima bwanjye bwo. Oya nakihene ntiyabamo ni impamvu. Naribi. Cyo waburi cyo cyose nsobanurira urinde ushaka iki hano n'iki kuzanye hano. Kamubwira ko mbona mane ndabona uri umusirimu ariko wiki unyemeraho mane. Nicyo ushaka hano nyiriza iki. Indakwemeramo nkore iki se mad bro. Ngo ko kwemeraho gusa ntakwemeye ubona akora iki mad bro. Narubwo nabanza ngo nirebe bro. Arya ngo witwa Ken. Nago nzi cyakuzanye vuga icyakuzanye hanyuma umviri wanyu ugende. Cyo mukapo rero. Undi muntu wamworohera atarabya n'inshi nesha atatangira kubyimvya umutwe. Kwande tukamubwira bro. Uko bitade kwande. Reka mbanza nkubwira ubundi ikinzanya hano mbere na mbere. Teza amatwi. Cyambere.
ariko se mbwira nawe ukundana na Hayirasa kumbe ni okay uratunguwe se okay ntacyo nakumenye ntiri guvunika nakumenye hanyuma urifuza icyo urashaka iki mbere yose utiriwe umvuna ni ikintu nashakaga nashaka kurwa aho ngaho ni ukuvuga ngo uri kumva tugiye kugirana amasezerano ngewe nawe njye nawe amasezerano mani ntago nkuzi ntago nzi amasezerano ajyanye n'iki mani ni nadusezeraniye nabanje kuvuga ngo sinkunda umuntu umvugiramo icyo turacyumvikana wibuke ko hano ari iwanjye ariko hano ni iwanjye bro ni iwawe ntubyibagirwe kabisa baracyana bisomera ko ari iwawe uzi ngeze ahagute se abari open mani umuntu wese yemerewe kuba yakinjira nkeneye araza aha ni iwawe mana aha nahatwika akagusohora ukarara mu iteme sure seriye mbere na mbere ni ukuvuga ngo uri kumva tukubona mani waranagoswe ubundi urarya mani urabanza utuzemo kugira ngo twumvikane se mani ngiye nguteza amatwi kurusha uko bitekereza kabisa tukubona n'ubundi ubuzima ubayemo biri bukorohere ni ukuvuga ngo ngiye kugukodeshereza inzu mu mujyi wa Kigali uri kumva nkushyiriremo ibyo uzarya nushaka biba imyaka nk'icumi teze amatwi ushakire akazi ariko ureke Hayira ariko uzika abakire mwigize nk'Imana mani tuza mubwire icya kabiri amahitamo n'ayawe n'aya n'abiri urahitamo ubuzima bwawe cyangwa uhitamo ibyo nkubwiye yenda umukiri n'abaranzi mani urabyumva ute ko babivuze ukuri ntawe uburana n'umuhamba kandi abanganya amaboko barakira bitekereza ko wanjye nta mwanya mfite wo guca hano kandi ubwo ugomba kunshaka kuko abimbwira utanshaka ubwo n'ibyawe Guitar hums like a weeping tree, strings bending under the weight of memory, each chord a thread in his fragile tapestry. noneho kamubwire noneho umva kate tugiye gukoresha rero Ken sibyo kandi ndabizi ko uzayumva kandi nabo bazayumva uzagenda sibyo shake wa mukobwa wakwirukankaga gukunda ariko utumukunda sibyo ndabizi ko ahari serious nawe sibyo umukoreshe reka tumukoreshe kumva nyine adufashe kugira ngo tuzagere kuri kara gakobwa sibyo ariko uzi ko kana ariko mama nawe rero ni ukuvuga ngo uriya mukobwa tumukoreshe mu buryo bwo kubona uriya muhungu byoroshye